Yes, Code Apativity twongeye kubasuhuza mwege mukunze mukurikirana buri kimwe tubagezaho umunsi ku munsi bwati bateyari wari wowe kurikirana byose iyo tugufitiye. Jewe nitwa Confiance nje kubunyambaye namwe. Yes, komeze mbambite training tu. Nje ibintu ndeteyari genda basaba ngo mudukurikirane. Kora subscribe, kora share, kora igishoboka cyose ngufashe Code Apativity show. Turakeneye imbaraga zanyu, dukeneye buri kimwe. Uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, uri i Burundi. Love from Burundi turakeneye kabisa abantu bose aho ushobora kuba uri. Yes, YouTube bikurikirana ku isi hose kuva ko mu Kinyarwanda, umva ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Turakwishimiye kandi twiyadibana natwe. Kuri uyu munsi tuje kubabwira kuki. Uyu munsi nje kubabwira ku mutipe n'umugabo ariko ni umustar cyane, abantu bose baramuzi, nta wundi ni umustar n'icyamare kuri TikTok by'umwihariko, ndetse no gukora ama challenge y'indirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi n'ibindi byinshi cyane agenda akora. Uyu mugabo yitwa Dumba. Dumba ni muntu ki byinshi cyane ushobora kuba utazi kuri Dumba, byinshi cyane utegeze umenyaho. Ubu tuvugana Dumba yamaze kuri indege asubira mu gihugu cya Kenya, hariho asanzwe aba nyine mu buzima bwe bwa buri munsi, ariko nyine mu minsi ishize akaba yari i Kigali, amaze iminsi i Kigali. Twavuga ko yagira ibihe byinshi cyane, yagiye amezi igira amarenga muri 5 asize hakoze ibikorwa byinshi. Ni ibihe turabigarukaho. Ese Dumba byinshi cyane ushobora kuba utamuziho ni ibiki? Bimwe mu byo yagiye atangaza arimo agenda, ese bimwe mu byamuranze ahari, mbese mu kuhagera kuza Kigali ava muri Canada byo byameze bite? Ese ubuzima bwe bwo muri Canada ubusanzwe ni muntu ki? Ubusanga kenshi abantu tubyibazaho, tubona aba diaspora ati aba type ko tubabona bagenda gutya ubundi bakora ibiki. Ni benshi cyane bari yabona dukurikiranye, turabashimira. So tubabwira ati mukomeze mudutere inkunga mu kandi munabane natwe. Nubwo abenshi bagenda ugasanga batagiye mu entertainment bakikomeza ubuzima bwabo bwite, so ariko nabyo ni ugushakisha, ni abakozi cyane. Ariko Dumba we akaba ari entertaininga cyane byatari. Tugomba kuvuga ati mu beteyari nje nitwa Confiance, nje mbagezeho buri kimwe kubijyanye n'uyu mu comedian, mwita mu comedian se ni TikTok ukomeye cyane w'umunyarwanda, ariko ufite ntabyita nibe nationality nyinshi cyane za muri Afrika. Turashe tubirebere hamwe byose muri rusange mu beteyari. Yes, nibyo uyidumba nkuko byivugira. Uyidumba na mbere twavuga ko yabaye mu gihugu cya Uganda cyane, yabaye mu gihugu cya Uganda imyaka myinshi, we na famiye ye nkuko yagiye bitangaza, avuga ati ko bibereye yabaye muri Uganda. Nyuma yaho yaje kuva Uganda aza kuba mu Rwanda, ahamara igihe. So aza kuhamara igihe kiragira, aza kwimukira muri Canada, ariko avuga ko hose yajyaga kubuta imyaka irenga 10 muri Canada, ariko ategeze yibagirwa u Rwanda nk'igihugu cye, ategeze yibagirwa Afurika, kuko n'ubundi byinshi cyane agiye akomeza gukora. Afite ababikurikirana by'umwihariko bo muri ibyo bihugu nyine, ndavuga u Rwanda, Uganda ndetse na Kenya. Ahubwo yivugira ko nubwo yenda abantu bajya mu bamufata nk'umuntu uri aho, avuga ko mu gihugu cya Kenya ariho ahantu azwi cyane ku rubuga nyine rwa TikTok ndetse na Uganda, even yewe na Nigeria. Uyu nguyu Dumba arazwi cyane, akaba azwiho ku bijyanye no kwenda asubiramo indirimbo z'abahanzi bagiye batandukanye. Ngira ngo mwabonye ko yagiye zikora nyinshi cyane, nyinshi z'abahanzi za mu Rwanda, indirimbo yabaye hit zo muri Nigeria, Tanzania, Kenya ndetse no Uganda nyine muri rusange, n'izindi zigiye zitandukanye kuba yabaye hit. Dumba kuri TikTok agenda zisubiramo, kandi ari mu bakurikiranwa ku rwego rwo hejuru, mu bakurikiranwa. Ntekereza ko binamwinjiriza, of course birumvikana. Uyu nguyu nyine mu minsi ishize yazaga mu Rwanda, aho yakiriwe n'itangazamakuru. Abantu benshi cyane bamwakira urwego rwo hejuru, ubwo bavuga ko nyine bamwe ati yazanye amafaranga, we nabyivugiye ko yazanye $20,000. So ngubwo afite ukuntu yagiye spendinga mu bintu byinshi cyane. Bimwe mu byo twavuga ko yagiye akora mu bikorwa size akoze, yenda tuzi, yenda ubwo n'ibindi atatangaje, ariko ibyo twamenye harimo label yitwa Charles Gang yaba yashinze, akaba asize label irimo abahanzi batatu
ni abahanzi yazamuye ntawe twe tubazi, ni uwitwa Tonalite, uwitwa Fifila ndetse n'uwitwa Nadia, akaba asize abazamuye nk'abahanzi ndetse abasigiye producer, nubwo wenda we agiye asa nkaho atamenyekanye cyane, ugiye kubafasha gukora imiziki muri lebo yabo nyine yise Jazz Gang. Uyu Dumba yagiye avuga byinshi cyane, twajya tumubona kuri social media hano mu Rwanda avuga byinshi cyane. Tubona mu biteramo bigiye bitandukanye, mu zimwe muri komedi yagiye akinamo n'abanyarwanda batandukanye. Tugenda tumubona mu bintu byinshi, entertainment rwose ni ubuzima bwe, nicyo kintu tukavuga amacano yose yagaragayeho, buri kimwe cyose entertaining abantu ku rwego rwo hejuru cyane. Burya Dumba byinshi cyane byenda dushobora kuba tutazi, avuga ati ni wa muntu wumva ko muri we ashyize imbere umurimo, ashyize imbere gukora, amafaranga ye yose yazanye mu Rwanda yabuze ati yaraza yashobora muri buri kimwe, yashobora muri mu kuzamura impano z'abo bana n'ikindi. Kandi abantu bari hanze akenshi ni abantu bakunda kuryoshya, nibo bati yafashe ibyo akora buri kimwe. Ikindi bagomba no kugira umwanya wo kujya uvuga ati amafaranga ye yarayakoresha agomba kugenda akinjoyinga nk'umuntu warakoze, umuntu warashoye buri kimwe cye. Dumba akaba kabisa yahisemo kuba yaza kwinjoyinga Kigali, nk'abati ugomba kuba pride kuba nk'umunyarwanda nyine, biba ngombwa ko yizi Kigali kuba yakomereza yari nka vacances afashe, ariko nyine ukuri gufata iyo vacances asiga anahakoze ibyo bikorwa nyine bigiye bitandukanye. Muri rusange twavuze iyo lebo nyine na Jazz Gang yashinze, agasigamo abahanzi batatu. Nicyo twakubwira kuri Dumba mu bijyanye n'ibikorwa nyine yakoze ubwo yagarutse mu Rwanda nyuma y'igihe kinini cyane ahavuye, avuga ko u Rwanda ari igihugu cye, ari igihugu atareka, ari igihugu akunze, nubwo hose aba ariyo ku bagenda bagiye guhaha, ariko biba ngombwa ko agomba kuzagaruka mu gihugu. Ikindi twakubwira Dumba ubwo yaganiraga n'Isimbi TV, aganira na Sabe byinshi cyane, ubwo yitegura kugenda akagira n'amarangamutima menshi cyane, ubwo yagaragazaga amarangamutima akanarira, avuga ko yishimiye ku Banyarwanda bamwakiriye, ku muntu bamufashe, avuga igihe cyose yari amaze, avuga ko amafaranga yazanye yashoye muri buri kimwe, ariko nubwo n'ubundi yagiye yenda akayashora mu byo akora byose bitandukanye, akaba yashira ubuzima bwe bwarakomeje. Yabonye agiye asinya amakontrakt agiye atandukanye, avuga ko Abanyarwanda muri rusange bamwakiriye neza nk'umunyarwanda ukunda igihugu nubwo yibera mu mahanga. Uyu Dumba yavuze ko nanone yongeye kugaruka ku Banyarwanda kenshi usanga bifuza kujya kwibera muri Canada, bifuza kujya kwibera ku mugabane w'i Burayi, cyangwa se no muri Canada muri rusange. Yavuze ko akenshi abatipe usanga ari abanebwe, usanga abantu badakunda gukora, usanga ari iki, kandi aho bavuga ko igihe cyabo cyose kiba gipanzemo akazi, avuga ko ikintu cya mbere ari ugukora muri rusange, kandi ikindi cya mbere akazi kose kaba ari akazi, cyane ko hariya ho banakorera amafaranga menshi, nubwo n'ibyo bayasipendinga biba ari byinshi, ariko kuvuga ko akenshi usanga abasore b'i Kigali badashaka gukora, n'iyo bagezeyo akenshi usanga bibagora kumva ngo umuntu agutwaye ngo niba ari uvuga ngo ni umushugamami, ni umuntu umeze ute. Akenshi hari igihe usanga avuga ko atakwishima bitewe n'uko uri umuntu uri aho ngaho ushaka kurya wiyicariye, avuga ko abantu hari ubugezeho ugomba gukora. Ikibazo Dumba ukora ibiciriritse wenda kubaro akora zano challenge tubona kuri TikTok, wowe ubwe bivugira ko yasinye, bibanza kuba ibintu bya blague, bibanza kuba ibintu biri aho ngaho bavuga, wenda ukagira ngo ni ukubeshya. Wowe ubwe nawe byivugiye ko akora akazi ko gutema ibiti, ifite ikibazo kize gutema ibiti bigira amafaranga gute. Ibyo muri rusange yagarukaga avuga ko hari ayo hageze ugomba kuba umukozi, byose iyo ubikoze nyine ubasha kugira urwego uvana urugeraho. So byose yagiye akora muri rusange bigatuma abasha kugira urwego runaka ageraho, ariko uretse bimwe by'ubuzima bwe busanzwe tumuzi nko muri entertainment, bimwe agenda akora ku mbuga nkoranyambaga, kugenda kuri Instagram na TikTok, hose urabizi cyane aho tugenda tumubona, akaba ari mu bakurikiranwa cyane byongeye nyine ubu Banyarwanda, ariko baba muri ya ntara ya gatanu twita ya diaspora. Nicyo twakubwira kuri Dumba
wagiye uvugaho ibintu byinshi cyane, bamwe bati bamuvuga ibintu by'ubutinganyi, ariko rimwe na rimwe akagenda abigaruka avuga ko rimwe na rimwe bakagenda abakonfiyuzinga abantu, atize n'umutinganyi gute, tubona abana n'abakobwa akenshi bakunze no kugaruka ku mukobwa umwe witwa Nadia mu amanaginga babana, bavuga ati babana mu rugo iki, ariko wagiye bisobanura neza avuga ko yarabivuze mu gusoza asezera, avuga ko ari umwana yafashije kuba barabanaga bitari ikibazo cyane kuri famiye yari ibizi cyane. Abantu bose baramushimiye bavuga ko ari umukozi aseze yafashije aba bana kubazamura, ndetse akavuze ko afite gahunda yo kubazamura izina ku rwego mpuzamahanga, yo kubahuza na producer ndetse no kubaha platforms zirenze bakagira izina rikomeye muri muzika. Niki twakubwira kuri iyi nguyu yitwa Dumba, nyine muri rusange twe tumuzi kuri TikTok nk'umustar ukomeye cyane. Ubwo ni nkubwira ngo iyi ni Code Lab TV show, cyitwa Confiance, twe ngo komeza ukurikirane ibyo tukugezaho, komeza ubane natwe, tukufitiye byinshi, nawe ugomba guturana amakuru. Stay touch.